muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi banzuri business group, twongeye kubaramutsa cyane tubaha kandi nanone ikaze, twongeye kubaha ikaze kuri iyi channel yacu Nzuri Market. Mumaze kumenyera muri benshi, ngira ngo mumaze kumenyera yuko tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, ibibanza, amazu ndetse n'amasambu. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwakanze subscribe, kandi twongeye kubashima namwe mukomeje gukanda subscribe, mugakora na share kuri iyi channel kugira ngo inshuti n'abavandimwe aho bari hirya no hino babashe kujya babona ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ngira ngo mumaze kubimenyera ko ari twe ba mbere hano muri iki gihugu cy'u Rwanda mu kubagezaho imitungo itimukanwa myiza kandi ihendutse. Tuboneyeho kandi kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2022. Ngira ngo rero nk'uko mumaze kubimenyera, murabizi yuko tubagezaho imitungo itimukanwa myiza cyane, yaba igurishwa ndetse n'ikodeshwa. Ngira ngo kandi murabizi neza cyane yuko tubafasha gusobanukirwa imikoreshereze y'igishushanyo mbonera, tubafasha gusobanukirwa imikoreshereze y'ubutaka. Murabizi yuko tubafasha kubona ibyangombwa byo gusana cyangwa kubaka, ndetse tukabakorera n'amapura cyangwa se ibishushanyo by'amazu agezweho ajyanye n'igihe, tukanayabubakira ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Ngira ngo mumaze kubimenyera neza cyane, mumaze kumenyera ko tubakorera valuation cyangwa se igenagaciro cyangwa se ibyo bita expertise. Ni byinshi tubakorera cyane mu bijyanye n'imitungo itimukanwa. Kuri iyi nshuro rero mumaze kumenyera ko tudakorera muri Kigali gusa, tutabaye zigurishwa gusa, tubazaniye inzu nziza kandi iciriritse, iri mu ayene mu buryo bwo guturamo, idahenze mu by'ukuri mu bijyanye no gukodesha, kuko ni inzu ikodeshwa. Mwagiye mubona amashusho agenda anyuraho hirya no hino. Nta kindi nuko iyi nzu mubona barimo barayikorera amasuku, mutabona wenda hasa gutya hameze gutya mukagira ngo wenda ntiyuzuye. Iruzuye, imeze neza, nuko aho ngaho batarahatunganya neza, barimo barakora amasuku, baratera amarangi kugira ngo umuntu uzayituramo azature mu nzu nziza isa neza nk'uko mubibona. Iyi nzu rero iri mu karere ka Bugesera, hariya i Nyamata, cyangwa se urenze Nyamata gato cyane aho bakunze kwita i Mayange. Iyi nzu iri i Mayange kuri kaburimbo, kuko ni inzu ya gatatu ubaze 1, 2, 3 uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu ikaba ifite mu rugo hanini, ifite parking na jardin biringaniye, hanyuma ikagira ibyumba 4 binini byo kuryamamo, bikagira toilette na douche mu nzu 3, umva ni nyinshi, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu. Byose irabifite, urumva ni inzu iri moderne. Ikagira na stock, ikagira ndetse na annex yo hanze, icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze, soke, toilette na douche byo hanze. Ibyo byose iyi nzu irabifite. Ni inzu rero iri moderne, ni inzu igezweho ijyanye n'igihe, kandi iri kuri kaburimbo. Urumva ni inzu ya gatatu uvuye kuri kaburimbo. Ni inzu irimo amakaro yose. Ni inzu ifite plafond nziza ya rangete nk'uko mwagiye mubibona ku mashusho. Ni inzu ifite parking ikoze irimo amapave, nta hantu uhurira n'icyondo. Iyi nzu rero irakodeshwa. Abantu mukorera Nyamata, mukorera hari i Bugesera, abakozi b'akarere, abakozi b'amabanke, bacuruzi mu masoko,
cyane ko i Nyamata hariya rwose hamaze kugira ibikorwa remezo byinshi cyane, abacuruzi bakomeye, ibigo byikorera, abakozi ba leta, amahoteli. So ntekereza ko mushobora gukenera inzu nk'iyi ngiyi mu gihe mwaje tukabagurisha ibibanza, cyangwa se mu gihe mwaguze ibibanza mukisuganya namwe ngo mwiyubakire izanyu. Mushobora kwikodeshereza iyi nzu kandi ku mafaranga make cyane, kuko ari inzu iri moderne nayo ijyanye n'igihe nk'uko nabasobanuriye uko imeze. Iyi nzu rero irakodeshwa amafaranga make cyane, ni amafaranga 150,000 z'amanyarwanda, 150,000 by'amanyarwanda. Ari i Kigali yabikodeshwa nka 400 byibuze, hagati ya 300 na 400 rwose byanga bikunda. Aha rero turayibahera amafaranga 150,000. Mwaduhamagara kuri izo nimero muri kubona kuri screen zanyu, ni 0788 48 67 97, cyangwa se 0788 2 inshuro 3 0 1 2 3. Si ibyo gusa, mushobora kudusanga ku cyicaro cyacu hariya ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri Fer Rouge hari inzu hariya etaje y'amatafari ahiye, niyo nzu y'amatafari ahiye hari yonyine. Uzamuka muri etaje yayo ya nyuma, muhita mugera rwose muri Nzuri Business Group Limited, mukaza tukabaha serivisi zindi, tukabaha amazu agurishwa meza cyane, tukabaha akodeshwa. Umuntu ushaka kugurisha, utanguranwa na banki ko yagutereza cyamunara n'iki byose, tugane tugufashe kubona umukiriya mu buryo bwihuse kandi butarambiranye. Nawe ushaka kugura ahantu hizewe, hatari mu manegeka, hatari mu bishanga, hatarimo za litije, amakimbirane n'ibindi byose, ngwino muri Nzuri Business Group Limited tukurangira ahantu wigurira heza cyane. Hari imitungo tuba tudafiteho hano myinshi. Ni nako wadusanga ku zindi mbuga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Na website yacu ni www.nzuri.rw. Ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited, iwacu umukiriya n'umwami.